Yesu ashimwe, ndabashuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Twari tumaze iminsi tudasangira amagambo y'Imana hano kuri channel yacu ya YouTube, ariko uno munsi mbonye ko biri ngombwa cyane kubera ibihe turimo n'ibihe bya Pentecote, kandi Pentecote ni umunsi intumwa za Yesu zasohorejwe isezerano rya Mwuka Wera, zibatizwa mu Mwuka. Nanjye rero numvise ari ngombwa ko mbasangiza ijambo rijyanye n'ibihe turimo bya Pentecote. Imana ishimwe cyane. Rero kubera ko hano dukoresha iminota mikeya, ngiye gukora audio ebyiri. Iya mbere ndaza kuba mvuga umumaro wa Mwuka Wera, kugira ngo uze kumva impamvu ikomeye ukeneye uyu mubatizo wa Mwuka Wera. Mu nyuma rero ndaza gukora iyindi nanone ntoya, ariko yivuga ku mubatizo wa Mwuka Wera. Ni gute wabatizwa mu Mwuka, umenya ibintu wakora ugahita ubatizwa mu Mwuka. Ni byiza rero ko wumvise iyi ngiyi ngiye gukora none aha ngaha ivuga ku mumaro wa Mwuka Wera, uhita wumva niyikurikira izajyaho ejo cyangwa ejo bundi izajyaho ejo. Uhite wumva indi ikurikira kugira ngo nanone ubaye utarabatizwa mu Mwuka Wera nawe wakire iyo mpano mu izina rya Yesu. Rero Mwuka Wera, ku mumaro wa Mwuka Wera ntabwo ndibuze kuvuga byose kuko afite imimaro myinshi. Bimwe ndabivuga mu ncamakeya nkubwire naho byanditse, ibindi sindi bibivugeho na gake. Ariko ikintu ushaka kuvuga kuri Mwuka Wera kindi gikomeye cyane, nuko Mwuka Wera adusengera, nuko Mwuka Wera adusengera. Turasoma mu Baroma igice cyaho cya 8, umurongo wa 26 n'uwa 27. Aravuga ngo uko niko n'Umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko Umwuka ubwe niwe udusabira n'iminiho itavugwa. Kandi irondora imitima izi iby'uwo Mwuka atekereza, kuko Umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Amen. Hano harimo ibintu ugomba kubanza kumenya. Ijambo rya mbere, Bibiliya irahamya neza ko twebwe turi abanyantege nke, tutazi uko dukwiriye gusenga. Yakobo avuga iri jambo, we yaravuze ngo turasaba ariko ntiduhabwa, ngo kubera yuko dusaba nabi. Rero hano Bibiliya ivuze ikindi kintu, umurongo wa 27 iravuze ngo Mwuka Wera we yadusengeye cyangwa yadusabiye, ngo abikora neza neza nk'uko Imana ishaka. Rero kubera ko abadusengeye nk'uko Imana ishaka, ibyo bituma Imana idusubiza. Imana ishimwe cyane. Ntari navuga rero ukuntu Umwuka Wera adusengera n'abasengera, kuko adasengera bose. Rero mbanze nkwibutse ko ukeneye Mwuka Wera mu buzima bwawe. Narababwiye ubu buzima turimo bwa gikristo ntibushoboka ubundi hatari Mwuka Wera, kubera ko Mwuka Wera ugiye kureba mu mimaro ye myinshi. Kimwe nababwiye ko hari ibintu bitatu bimuranga, ni byinshi bimuranga, ariko hari bitatu by'ingenzi ngewe nafashe ko ari ingenzi cyane. Nuko ikintu cya mbere, Mwuka Wera agira ururimi. Uvuga ngo abanyamwuka bagira ururimi bavugamo, bahawe na Mwuka, baziranyeho na Mwuka, cyangwa ruzwi mu isi y'umwuka, ruvugwa mu isi y'umwuka. Ikintu cya kabiri gikomeye nanone, Mwuka Wera agira impano. Impano nazo ntazitinzeho, agira izo bita imbuto. Rero iyo ukijijwe uba ugomba no kwera imbuto, kandi dusanze ko udashobora kwera imbuto atari Mwuka Wera weza imbuto muri wowe. Icyo rero kubera ko ukeneye kwera imbuto za Mwuka Wera kandi utazera, utamufite, nicyo gituma, niyo mpamvu ya mbere dukeneye Mwuka Wera. Imana ishimwe cyane. Ariko si ibyo ngibyo gusa, Bibiliya imuvugaho ibintu byinshi cyane. Iravuga ngo ni umufasha. Umufasha rero murabizi ko dukeneye umufasha.
mu buzima busanzwe ukeneye umuntu ugufasha, kandi Mwuka Wera adufasha muri byose, muri byose. Mu buzima bwawe bw'umwuka nyine, urugendo rwawe rw'agakiza aragufasha, ariko no mu bisanzwe, no mu rugo rwawe, n'ukuntu ureba abana bawe, n'ukuntu ukora bizinesi zawe, Mwuka Wera iyo wamaze kumenya nk'umufasha aragufasha. Aho ngaho bibona muri Yohana 14:16. Imana ishimwe cyane. Hanyuma iyo ugiye rero muri Matayo 10:19-20 hatubwira ko Mwuka aduha ibyo kuvuga. Hari ahantu ugera we nta kintu wavuga kandi ukeneye kuvuga. Mwuka Wera iyo wamaze kumenya nk'umufasha agufasha no kuguha icyo kuvuga. Ntabwo agarukira aho ngaho. Muri Yohana 14:26 hatubwira ukuntu Mwuka Wera twigisha. Hari ahantu ukenera inyigisho cyangwa kwapurika ibintu utigeze wiga muri primaire, utize muri segonderi, muri universite. Hari n'abatarize aho hantu hose, ariko iyo ufite Mwuka Wera arakwigisha. Ntabwo akwigisha gusa. Muri uwo murongo ni naho hatubwira ko Mwuka Wera twibutsa. Iyo uri muri Yohana 16:13, Mwuka Wera aratuyobora mu madecision dukora, ugasanga kuyoboye yikwiriye. Mu bucuruzi ugiye gucuruza, akakubwira business ushobora gukora ukakungukira, akakubwira umugore ushobora kurongora mukazarambana, atari iby'amadivorce byadutse. Rero aratuyobora. Ntabwo ari byo gusa, Bibiliya itubwira ko atumenera amabanga. Naho nyine muri Yohana 16, ariko noneho n'umurongo waho wa 14. Wenda reka nsoreze kuri iki ngiki. Bibiliya ivuga mu byakozwe n'intumwa igice cya 1 n'umurongo wa 8, ivuga ko aduha imbaraga. Biravuga ngo muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabamanukira. Ntibigarukira aho ngaho, amaze kuguha imbaraga ikavuga ngo uzaba umugabo barimo kuvuga so umugabo w'ipantaro, ni umugabo nk'umuhamya, witness. Abarundi bamwita umushinga ntahe. Uzaba umuhamya wa Kristo. Ibyo rero ni akazi kose gakorwa na Mwuka Wera. Ushobora kugarukira aho ngaho, ariko mu Baroma 8:15 havuga ukuntu atumara ubwoba mu bintu bitandukanye. Rero dukeneye Mwuka Wera. Ikindi kintu rero aho twari dusomye, Mwuka Wera aradusengera. Kandi igituma dusengera ngo nuko twebwe tutazi uko dukwiriye gusenga. Nababwiye Yakobo yaravuze ngo turanasenga ariko ntidusubizwa, turasaba ariko ntiduhabwa. Bibiliya rero yatwemeje mu Baroma hano 8:27 yatwemeje ko Mwuka Wera mu ntege nke zacu adusengera, ariko ngo wowe azi ibyo Imana ishaka, adusabira nk'uko Imana ishaka. Rero ukeneye Mwuka Wera kugira ngo amasengesho yawe asubizwe. Ariko ntabwo nshaka kuvuga Mwuka Wera asengera abandi, kuko iyo usomye hano aravuga ngo aradusengera, aradusabira. Ni ukuvuga ngo umuntu wese usomye ahantu se aba agiye mu mubare w'abo Mwuka asengera? Oya, Mwuka afite abasengera, ntasengera abantu bose. Mwuka afite abantu asengera. Ni bande? Nibo ngira ngo umenye. Numara kubamenya urebe kuri muri abo ngabo. Nusanga utari muri abo, ushaka ukuntu wajya muri abo bantu, muri uwo mubare w'abo Mwuka asengera. Imana ishimwe cyane. Mu Bakorinto ba mbere igice cyaho cya 14 umurongo wa 14 aravuga ngo iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana, umwuka wanjye urasenga, ariko ubwenge bwanjye ntibugira icyo bwungura abandi. Mu yandi magambo, ahangaha ntabwo nza kuvuga ku ndimi zitamenyekana, wenda turaza kuzivuga mu gice gikurikiyeho. Turimo kuvuga noneho ku mubatizo wa Mwuka Wera. Gusa icyo nakubwira ni uko urukeneye. Hano Paul avuze iri jambo rikomeye, aravuze ngo njyewe iyo ndimo gusenga mu rurimi rutamenyekana, Mwuka wanjye arasenga. Ikibazo twari tugize hariya, Mwuka Wera aradusengera, ariko twebwe bande asengera abandi, ntasengera abantu bose. Kuko iyo hariya uriya murongo uza kuba udafite uyu nguyu wo mu Bakorinto, byari kuvuga ngo nta nubwo dukeneye gusenga, kuko Mwuka niwe udusengera kandi adusengera nk'uko Imana ishaka. Ariko hano Paul aravuze ngo noneho
iyo ngiye ndimo gusenga mu rurimi rutamenyekana, iyo ndimo kuvuga ururimi rutamenyekana, ururimi rwa mwuka wera, aravuze ngo umwuka wanjye urasenga. Kugira ngo rero umwuka asenge, adusengere, bisaba ko tuba tuvuga ururimi rutamenyekana, kandi kuvuga ururimi rutamenyekana bisaba ko warakiriye umubatizo wa mwuka wera. Imana ishimwe cyane. Rero iyo wamaze kwakira umubatizo wa mwuka wera, ukanaba warahawe ururimi rutamenyekana, nabwo iyo utarukoresheje, iyo utaruvuga, iyo udasenga muri uru rurimi, nabwo mwuka wera ntagusengera. Urumva rero, icya mbere abo mwuka wera asengera ntabwo ari abatuye isi yose, asengera abamufite, ababatijwe mu mwuka, bahawe uru rurimi, kandi nabo ntabasengera ibihe byose, abasengera gusa ari uko bavuze mu rurimi rutamenyekana. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 15 nakunze irindi jambo Paul yavuze, yaravuze ngo nuko noneho ngire nte, aravuga ngo nzajya nsengesha umwuka wanjye, ariko kandi nzajya nsengesha n'ubwenge. Imana ishimwe cyane. Ahangaha ntabwo nza kuhatinda cyane, yageze mu murongo wa 18 avuga ukuntu ngo arusha abantu bose kuvuga mu ndimi. Icyo nshaka kuvuga ahangaha ni iki? Uze gusoma iki gice cyose cya 14 wumve inyigisho ngiye iminota tuba dufite ahangaha ntinyemerera, ariko Paul yagiraga umwanya munini wo kuvuga mu ndimi zitamenyekana, hanyuma byatumye nawe abona ibisubizo byinshi. Ni ukuvuga ngo ibintu atigeze asengera, ibintu atigeze atekereza, ibintu atigeze yiyumvira muri we, Imana yarabimukoraga kuko mwuka wera yaramusengeraga. Uko yamaraga umwanya munini arimo aravuga mu ndimi zitamenyekana, mwuka wera yaragenda agasengera ibintu Pawulo atigeze anifuza, atigeze anamenya ko bibaho, akabona Imana irabimukoreye, akabona Imana irabimukoresheje. Yagize ishurirwa rikomeye cyane, yakoreshwe ibitangaza bikomeye. Tugeze kuri iki ngiki Bibiliya ivuga mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya mbere umurongo wa 8 cyo kuba umuhamya cyangwa umugabo wo guhamya kuri so. Paul yakamije kuri so kugeza n'igihe yagendaga abizi neza ko hagiye ari bufungwe, ko ari bukubitwe, ko atari bwakirwe neza, ariko kuko yamaze kwakira mwuka akaba umuhamya, aba umuhamya. Rero ikintu cyamushoboreshe gukora byose, kugira ishurirwa abandi batagize, nuko yagiraga umwanya uhagije wo gusenga mu rurimi rutamenyekana, bigatuma mwuka wera amusengera ibintu Pawulo atigeze anasenga. Bibiliya iravuga mu murongo waho wa 4, aravuga ngo umuntu ngo uvuga ururimi rutamenyekana ngo ariyungura. Rero kukwiyungura, Bibiliya y'Icyongereza ivuga ngo ariyubaka. Uba urimo kwiyubaka iyo uvuga ururimi rutamenyekana, kandi ntiwiyubaka gusa, mwuka wera ahita anagusengera, akagusengera ibintu, ukazabona ibintu bikoreka. Rero nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, mwuka wera aradusengera, ariko ntasengera bose, asengera abamuhawe kandi bahawe ururimi rutamenyekana, kandi nabo basengera gusa ari uko bafashe umwanya wo kuvuga muri ururimi rutamenyekana. Nagira ngo rero nimba urufite, gira umwanya uhagije wo kuruvuga. Ntabwo ari mu iteraniro, ni mu bihe byawe, ni mu rugo iwawe, mu cyumba cyawe, ahantu uri wenyine, urashobora kuvuga ururimi rutamenyekana, kandi ukabiha umwanya munini rwose, ukajya umara umwanya munini usenga mu ndimi kuruta umwanya wamara usenga mu rurimi rwawe wumva neza. Mu ndimi zisanzwe, indimi zisaba ubwenge, birasaba ngo usenge mu ndimi kuruta umwanya usenga mu rundi rurimi. Ibyo ngibyo niho mwuka wera gusengera. Uzatangira kubona ibintu utigeze utekereza, ibintu utigeze usengera mu bwenge bwawe, ibintu utigeze wifuza, n'ibyo utigeze kumenya. Imana irimo ibikora mu buzima bwawe. Imana iguhe umugisha. Rero ntucikanywe n'igice gikurikiraho, kugira ngo ubaye utarakira urwo rurimi, ubaye utarabatizwa mu mwuka, naho umenye icyo usabwa gukora kugira ngo wakire uwo mubatizo. Imana iguhe umugisha.